Ese wigeze ubona umuntu umaze imyaka myinshi akora ariko ubuzima bwe ntibuhinduke? Buri kwezi arahembwa, arakora cyane, arananirwa, ariko umwaka ushira undi ugataha, ugasanga nta mutungo afite, nta mafaranga azigamye, kandi ikibazo cy'amafaranga kikaba kigihari. Ibi bituma abantu benshi bibaza bati, ese ni ukubura amahirwe cyangwa hari amakosa abantu benshi bakora batabizi? Ukuri ni uko ubukene buterwa n'impamvu nyinshi. Hari ibidaturuka ku muntu nk'ubuzima igihugu kirimo, amahirwe umuntu yabonye cyangwa ibibazo bitunguranye. Ariko hari n'imyitwarire ishobora gutuma umuntu adatera imbere mu bukungu. Muri iyi video ntitugiye guca urubanza ku bantu bakennye, ahubwo tugiye kureba amakosa abantu benshi bashobora gukora, kandi buri wese ashobora kuyigiraho kugira ngo afate ibyemezo byiza kurushaho. Niba ukunda video nk'izi, kanda subscribe, hano twigira hamwe uko twafata ibyemezo byiza mu buzima n'ubukungu. Ikosa rya mbere umuntu ashoboye gukora akadindizwa n'ubukene, harimo gukoresha amafaranga yose ukimara guhembwa. Hari abantu iyo bahembwe bahita batekereza ibyo bagura mbere yo gutekereza ibyo bazigama. Mu minsi mike amafaranga aba yashize. Iyo habaye ikibazo gitunguranye, ntacyo umuntu aba afite kimufasha. Ibi ntibivuze ko umuntu agomba kuzigama amafaranga menshi, ni utuntu duke dushobora kugira akamaro iyo bikozwe buri gihe. Ikosa rya kabiri ni ukutagira gahunda y'amafaranga. Tekereza ko ufashe urugendo utazi aho ujya. Niko bimeze no ku mafaranga. Iyo umuntu adafite gahunda y'uko amafaranga ye azakoreshwa, biroroshye ko yarangiza atazi n'aho yagiye. Gukora ingengo y'imari nubwo yaba yoroshye, bifasha umuntu kumenya ibyo umuntu akeneye kurusha ibyo yifuza. Ikosa rya gatatu ni ukubaho kugira ngo ushimishe abandi. Hari abantu bagura ibintu batakeneye kubera gusa ko bashaka kugaragara neza imbere y'abandi. Telefone nshya, imyenda ihenze, ibirori bihenze, nyamara nyuma yabyo bagasigara bafite imyenda cyangwa nta mafaranga. Ubukungu bwiza ntibupimirwa ku byo abantu babona inyuma gusa. Ikosa rya kane ni ukutiga ibintu bishya. Isi ihinduka buri munsi, imirimo mishya iravuka, ikoranabuhanga rirahinduka. Iyo umuntu ahagaritse kwiga, ashobora gusigara inyuma. Kwiyungura ubumenyi bishobora gufungura amahirwe mashya y'akazi cyangwa y'ubucuruzi. Ikosa rya gatanu umuntu ashoboye gukora mu buzima rikamugumisha mu bukene, ni ugushingira ubuzima ku isoko rimwe ry'amafaranga. Niba amafaranga yawe yose aturuka ahantu hamwe, nimba uri umwarimu ukavuga ngo ubwarimu nibwo buzantunga gusa nta kindi nzigera nkora, icyo gihe nta kabuza abazagukomokaho, abana bawe, ubuvivi n'ubuvivure, bose bazabatwa n'ubukene. Ubukene bubakarage, isi bikaragireho, inabafungiraho amaferi ngo ba. Ikibazo gito gishobora kugira ingaruka zikomeye. Abantu benshi bagerageza gushaka ubundi buryo bwo kwinjiza amafaranga uko ubushobozi bubemerera, nko gukora akazi ko ku ruhande cyangwa gutangiza igikorwa gito. Si buri wese ubasha kubikora ako kanya, ariko gutekereza uburyo bwo kongera amahirwe bishobora kugufasha. Ikosa rya gatandatu ushoboye gukora rikakudindiza mu bukene, ni ukutagira intego z'igihe kirekire. Iyo umuntu adafite intego, biroroshye gukoresha amafaranga ukaje. Intego ishobora kuba kugura ikibanza, kwishyurira amashuri abana bawe, cyangwa kubaka igishoro. Intego ituma umuntu afata ibyemezo afite icyerekezo. Ikosa rya karindwi ni ugukoresha imyenda nabi. Hari igihe umwenda uba igisubizo, ariko hari n'igihe uba ikibazo. Iyo umuntu afata imyenda yo kugura ibintu bitazamufasha mu gihe kizaza, ashobora kwisanga amafaranga menshi ajya mu kwishyura imyenda aho kujya mu zindi gahunda. Ikosa rya munani ushoboye gukora rikakugumisha mu bukene, ni ukutizigamira ibihe bibi. Ubuzima ntibugenda buri gihe nk'uko tubwifuza. Indwara ziraza, ukabura akazi, ibiza bikaza, ibibazo by'umuryango bigahaguruka ariko sinakubwira. Iyo umuntu afite nk'ikigega gito cy'ubwizigame, bishobora kumufasha kudahungabana cyane muri ibyo bihe by'amage. Ikosa ribanziriza irya nyuma, ari ryo rya cyenda, ni ugutinya gutangira. Hari abantu bafite ibitekerezo byiza, ariko bakabihorana imyaka myinshi kubera gutinya gutsindwa. Ntabwo buri mushinga utsinda, ariko n'abatsinze benshi bavuga ko babanje gukora amakosa bakayigiraho. Gutangira neza ntibivuze gutangirana byinshi. Tangirana duke ufite aka kanya, mu bihe bizaza ntawamenya bishoboye kuzagenda neza. Witinya gutangira, tangira aka kanya. Ikosa rya nyuma ari naryo rya cumi
ni ukwemera ko ubuzima butahinduka. Iri ni ryo kosa rikomeye abantu benshi muri uru Rwanda dufite. Iyo umuntu yemeye ko ntacyo ashobora guhindura, ahagarika gushaka amahirwe. Nubwo tutagenzura ibintu byose bibaho mu buzima, dushobora kugenzura uko twitabira ibyo bibazo, ibyo twiga n'ibyemezo dufata buri munsi. Impinduka nini akenshi zitangira ku ntambwe nto. Kwemera ko ubuzima butahinduka, iri ni ikosa rikomeye cyane. Nta muntu ukwiye gucirwa urubanza kubera uko ubuzima bwe buhagaze uyu munsi. Hari abantu bahuye n'ibibazo bikomeye biturutse ku bintu batigeze bagenzura, ariko kandi twese dushobora guhora twiga uburyo bwo gufata ibyemezo byiza kurushaho. Niba hari ikosa wabonye ko nawe ujya ukora, si ugucika intege, ni intangiriro yo kurikosora. Ibuka ko gutera imbere mu bukungu akenshi biba urugendo, si ikintu kibaho mu ijoro rimwe. None wowe, ni irihe kosa ubona rikunze kubuza abantu gutera imbere? Andika igitekerezo cyawe muri komenti. Niba wakunze iyi video, kanda like, subscribe, unasangize inshuti zawe. Tuzongera guhura muri video itaha.